kugira ngo arekure ubwoko bwa Aiteriyu muri uku kwezi ko kuzamurwa n'Imana, muri uku kwezi ko gukuzwa n'Imana. Ndagira ngo utangarize amakuru, Uwiteka Imana agiye gukubitisha Farawo igitangaza kimwe muri uku kwa 12. Zaburi ya mbere. Reka nkwifurize kugira igitondo cyiza, saa sita nziza, umugoroba mwiza, kandi nanone ijoro rihire wowe ukunda igitondo cy'umugisha bitewe n'igihe udukurikiraniye cyangwa amasaha ya GMT. Reka tukwifurize kugira ibihe byiza, nanone umugisha uturuka mu birere bine ukumanukeho ukubeho. Twihanganisha umutima wawe nimba utameze neza, ukaba uri ku gisasiro kwa muganga cyangwa mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, cyangwa ku gisasiro mu rugo iwawe. Ikiganza gikiza cy'Uwiteka Imana gikore ku buzima bwawe, imbaraga z'amaraso ya Yesu zinjire mu mibereho yawe, zisohoremo ibidafite umumaro byose. Imana igukize ubwo burwayi urwaye bwose, kuko ishoboye byose. Nasomye Yohana 14 ndetse na 13 ku murongo, niho ndi kuvuga, arambwira ngo nituguma muri we, amagambo ye akaba muri twebwe, dusaba icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Abantu benshi bakunze gusengera muri iryo jambo ariko ritabafasheho. Mu yandi magambo, ugomba kuba muri bo agakora ibiruta cyane ibyo yasabye, ntago aba ari muri we. Ni ngombwa nshuti yanjye, imibereho y'ubuzima bwawe ko ugomba gutunga Yesu. Hari igihe bishoboka bitewe n'igihe urimo cyo kugeragezwa. Yesaya yarabivuze ngo mbaye nkuretseho akanya gatoya. Imana ibaye ikuretse urasenga uri muri Kristo Yesu nusubiza. Ariko ikibikubwira ko Uwiteka yakumvishije, aguha amahoro asendereye. Uyu muririmbyi abandi ngo Imana yabavuzeho kugira ngo yereke Imana yuko yaje kuyishaka, ataje gushaka abahanuzi, kugira ngo yereke Imana yuko atayivaho. Hayivuga ngo Mana byari byiza yuko nanjye umvugaho. Arangije araririmba aravuga ngo numiteho Mukiza we, uko ugenderera abandi nanjye nunsiga. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi yuzura umwuka wera, abwira Imana ngo nta wundi mfite nakizigira. Uyu muntu wubaha Yesu, uyu muntu uguma muri Kristo Yesu, agasaba icyo ashaka, yizigira Yesu. Hanyuma na Yesu akavuga ngo data si iki gihe yateguye cyo kukugirira neza, ahubwo reka nguhe amahoro asendereye. Niyo mpamvu Imana yarinze ubugingo bwe, kandi mu bugingo niho tubonera amahoro, kandi mahoro niwe Kristo. Imana ishimwe. Yandika ubwo bandikaga igitabo cya Yobu 19:25, haravuga ngo ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho, ngo amaherezo azahagarara mwisi, amaso yanjye ntazamureba. Umutima wanjye ugoswe n'urukumbuzi. Wa muntu uguma muri Yesu bamusohora mu nzu akagira ibyiringiro, akavuga ngo sinajya gucumbika muri Muhazi cyangwa muri Masa, hari ahantu Imana inyerekeje, kandi uko byagenda kose akavuga ngo nzabisohokamo nemye, kandi nzaba ndi uw'agaciro nyenewe. Bibiliya iratubwira ngo nzakugeragereza mu ruganda rwo kubabaza, ariko ntabwo ari urwo kubabara. Imana ishimwe cyane. Abantu mujye mubyumva, ugasanga umuntu yihinduye umunyagahinda, ntanyurwa n'umwuka wera, aramukomanga akavuga ati tuza, Imana ya Isiraheli ntabwo igitererana abayo. Tuza, nuca mu muriro niko handitswe n'ubuhanuzi, ntabwo uzigera ushya, nuca no mu mazi ntazagutembana. Icyo nemera, umuriro uwucamo ariko ntiwagutwika. Icyo nemera, amadeni wayacamo na cyamunara bikaza ariko nta kintu byagira icyo bigutwara, birangira Uwiteka Imana yihesheje icyubahiro. Mba nkubwira aka kantu, nkunze kubabwira ngo iteka n'iteka kado y'Imana iza muri ambaraje y'ibibazo. Ntabwo Imana ipfa guhita iguhereza ako kanya. Kugira ngo uve Egiputa ugere i Kanani biragoye, hari ubutayu, hari n'amategeko 10. Aho si matini. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo nuguma muri Yesu, bihita bimfasha nkanabwira abantu badafite Yesu. Rero hari igihe umuntu yitwaza Imana ye ngo Muhamadi n'ibiki byose,
yereka nze mbabwize ukuri, nzavuga ukuri mu gihe nyiriho uko byagenda kose. Ninzira ukuri nzaba nzize Kristo, kuko Kristo niwe kuri. Habaye ari muri njyewe nanjye naba ndi gupresenta kuri kwima uko nguye, aho ngaho nta kintu bitwara, ntaba meze nka Sitefano. Ariko nimba udafite umugabo bita Yesu, muri iyi si ufite ikibazo kimwe gikomeye cyane cyo guhorana intambara mu mutima, kuko no guhorana amahoro makeya n'ayadahari mu mutima. Bibiliya yatubwiye mu gitabo cya Yohana ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo 14, ngo ntawe uzajya kwa data atamujyana. Aho ngaho ushyiraho komenti. Bibiliya ijambo ry'Imana, ubuhanuzi butavangiye bwavuze iryo jambo. Mana ishimwe. Nkunze kubivuga, si uko ari byo mvuga byonyine, ni experience yanjye. Nasenganaga n'abantu, ni n'inshuti zanjye, aho umubwira ngo Yesu nashimwe, ngo yakoze iki? Kibaza, uyu muntu uncubije gutya, usibye yuko tuba muri kamere y'umwuka wera atari kamere y'umubiri, ancubije gutya yabitekereje. Nkaba ati yatubambiwe ku musaraba, ubwo Imana yavugaga ngo kuko nkunda abari mu isi, reka nange umwana wanjye w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kandi ikimbabaza kigatuma naburana cyangwa navuga ngo hoya, ubwo ni ubuyobe. Imana ishimwe cyane, nuko nabo twahuriraga mu bikorwa byiza by'urukundo Kristo yasize avuze, kandi azanibukira abantu bagafasha abarwayi. Reka mbabwire, igitabo cy'ubugingo gitandukana n'igitabo cy'imirimo. Birashoboka yuko igitabo cy'ubugingo cyakujyana mu ijuru, ariko igitabo cy'imirimo kitariho ubugingo nticyakujyana mu ijuru. Ibyawe birangirira hano mu isi. Ngo bamwe bazavugaga ngo mwami twarasengaga mu izina ryawe, twafashaga abarwayi. Bibiliya iravuga ngo Yesu azababwira ngo nimwumve imbere mwabivumemo, mwabikoreraga kwiyabonesha. Aho umuntu afasha umuntu, isi yose ikarara ibimena. Ko yaguhaye iki se sha? Hari umuhanga, hari ibintu biranga inkoko byiza, hari n'ikindi kintu kibi kiranga inkoko. Itera igi rimwe igataka ukagira ngo iteye amagi 800. Igi rimwe ryonyine igataka ukagira ngo ugira gute? Ni nakari abantu bagira imico imeze nk'iy'inkoko. Abo nabo Yesu yabavuzeho. Yesu ashimwe cyane. Abantu bose babirebe ko yakoze. Nari ndi ku ijambo duhereyeho twanasengera rivuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Mama, uri muri Kristo Yesu, amagambo ye ari muri wowe. Cyangwa ufite amagambo ya pasiteri porofete muri wowe, ngo porofete wanjye ngo yarambwiye ngo nakinanira Imana. Ibyo ni ibya porofete nyine. Ibyo yakubwiye ubwiwe n'iki? Imana ishimwe cyane kandi tugirire neza. Ngurumva wowe mwuka wera naba muri wowe, ukayoborwa n'umwuka ugakora iby'Imana ishaka, ugakora ibyo Kristo agushaka, uzasaba ikintu ushaka cyose uzagihabwa. Icyo nababwiye nemera kandi cyane, hari icyo usabye Yesu yakivuze ngo nimusenga mujye mwizera ko icyo mwasengewe mugihawe cyangwa muzagihabwa. Nuko ijambo rivuga. Yesu ashimwe. Kandi hari ikimenyetso cy'uko Yesu Kristo yakumvishe, nuko akuzuza amahoro asengera. Ukajya uririmba ngo no mu byago nzaririmba nzaba amahoro, ukavuga ngo nyuzwe n'ubuntu bwawe. Hari umuririmbyi wacu bamwita Faustin Byiringiro, yaririmbye indirimbo ejo twese tujyana mu mwuka. Aravuga ngo nyuzwe n'ubuntu bwawe, ngo nyuzwe n'urukundo rwawe, ngo kuko nshyigikiwe n'uwo niringiye nzakomera, nzagera kure. Uyu muntu ufite Kristo muri we anyurwa n'ukwari. Ab'isi nabo bamusuzugura, isi nawe yamutesha agaciro. Haravuga ngo nyuzwe n'urukundo rwawe, nyuzwe n'ubuntu bwawe, kuko nshyigikiwe na Yesu nzagera kure. Hoya ni indirimbo imunyura,
hakumva aravuga ngo ni ukuri kwiyera yamamagaye, numva nezerewe Kristo uri muri njyewe. Imana ishimwe, haleluya. Umuhanuzi Habakuki kabiri yaravuze ngo nzahagarara hejuru y'umunara. Yari afite ibyiringiro ngo aho ndindirira mwumva icyo ambwira, hayi ngo nzarangaguza ndebe numve kubw'icyo namutakiye, ngo naho cyatinda nzi ko azagisoza. Uyu muntu uri muri Kristo Yesu, amagambo ye ya Yesu akaba muri we, agira ibyiringiro. Aravuga ngo uyu munsi simfite umwana, ejo ndaba mfite Samweli uruta barindwi, ucecekesha Penina wampeninaga. Uyu munsi aravuga ngo simfite akazi, simfite icyerekezo, ndi mu ruzerero, ariko ejo nzaba ndi uw'agaciro kandi nyene. Haleluya. Imana ikwishimire cyane kandi guha umugisha. Urakwiye gutunga Yesu, nawe ukamwatura utaramumenya, akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nta wundi wagukura muri izo ntambara, nta wundi wagukura mu buretwa bwo gukuramo inda no gusambana no gukora ibiteye isoni n'ubwicanyi. Ni umugabo bita Yesu. Imana ishimwe. Umugabo yinjiye muri wowe bita Yesu, nuvuga inzara ikwishe imaze iminsi ikwishe, uvuga iby'ubwami ukabwira abantu ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Uko tuzasa niko ari kwerekanwa, ngo ariko icyo tuzi neza niyerekana tuzasa nawe. Imana ishimwe. Ufashwa n'icyanditswe kiri muri Yohana mu Byahishuwe, bivuga ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya. Ntabwo uvuga ku bakobwa bakubenze, nuvuga ku basore bakubenze, ntabwo uvuga uravuga ngo kuko nshyigikiwe nawe. Imana ishimwe. Aho tujya ni heza, kandi bene ibyo byiringiro ntabwo bikoze isoni. Imana ishimwe. Ndagira ngo umutima wawe uhumure mama, papa, ndagira ngo umutima wawe uhumure. Nimba ushyigikiwe n'Imana, Imana namenye, Imana yemeye gutanga umwana wayo Yesu ikunda. Imana yakubitishije Farawo ibitangaza 10 bikabangamira Abisirayeli, yarangiza ikavuga ngo Mose we, hasigaye icyago kimwe, ngiye guteza Farawo n'Abanyegiputa kugira ngo arekure ubwoko bwa Ayiteri muri uku kwezi ko kuzamurwa n'Imana, muri uku kwezi ko gukuzwa n'Imana. Ndagira ngo utangarize amakuru, Uwiteka Imana agiye gukubitisha Farawo igitangaza kimwe muri uku kwa 12. Imana irakwiyereka, nawe urambuka muri 2024, urambuka Egiputa yawe werekeza i Kanani. Ayi profesa, haleluya. Hari amagambo meza Imana yamaye ngira ngo dusengeremo. Ni icyanditswe kiri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Uyu muhanuzi Yesaya teoloji muvugaho ibintu byiza, ariko ntabyo ndi buvuge. Naratangaye cyane, yari yaratojwe n'Imana, yari umugabo wakuriye iby'ibwami, azi ibintu byose by'ibwami. Ndagira ngo ahantu nituhinjire ngubwire ikintu Imana yambwiye turi busengeremo 64. Ngira ngo kandi ijambo ry'Imana n'uryihererano ubisangize inshuti, yibwire ngo turi mu kwezi ko gukuzwa, kuzamurwa. Ni Yosuwa 3:7 ngo uyu munsi ndatangira ngo ukuze mu maso y'Abisirayeli. Niyo ntego turimo, kandi mbibutse neza ntabwo icyo kibwiriza twari twakibwirizaho, tuzakibwirizaho ukwezi kuri kurangira, dufunyika kugira ngo dusengere abantu b'Imana. Imana ibakuze mu kwa 12 batangire gukurwaho igisuzuguro mu maso y'abantu bifuzaga yuko bahera hasi. 6 ku murongo wa mbere havuze ngo icyambu ugasatura ijuru, ukamanuka icyama ugasatura ijuru, ukamanuka imisozi igatengukira imbere yawe, nk'uko umuriro utwika inyayu, ukatuza amazi kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu banzi bawe, amahanga agahinda umushyitsi imbere yawe. Reka dusengere muri iki cyanditswe, usome na 2 na 3. Imana iraguha umugisha mwinshi cyane. Yesaya uyu nguyu ndamuvugaho akantu kamwe, ni umuhanuzi wahanuye utumwe n'Imana.
hari ibintu byinshi abantu bize teoloji mu gace kamwe ka teoloji cyangwa teoloji iri moderni igezweho y'abantu bahishuriwe igitabo cy'itangiriro cyangwa igitabo cy'isezerano rya kera. Abo bemera neza yuko isezerano rya kera iyo bagiye gushakamo santere ya Yesu basanga hari abahanuzi cyangwa abantu b'Imana bagiye bahuza 99% bakagaragaza yuko Kristo yari ari muri icyo gitabo cy'itangiriro cyangwa igitabo cy'isezerano rya kera. Mu rurimi rw'amahanga bavuga ngo ni Kristo centric. Ahangaha bagaragaza Yesaya neza, bamuvuga neza, bakamuvuga yuko Yesaya yari umuhanuzi nka Yesu. Yesu ashimwe kandi atugirire neza. Ariko Yesaya ageze kuri iki gice cya 64 asenga isengesho nk'iryo Yesu yasenze ari i Getsemani ku gashyamba. Ntangije nawe arahanura aravuga ngo icyama Kristo ugasatura ijuru, imisozi igatengukira imbere yawe. Haleluya! Imana isatura ijuru bimeze nk'imisozi ku buzima bwawe, bitenguka ubireba. Ndabizi hari ibintu Imana byinshi yakoze ku buzima bwawe byari biteye ubwoba, n'uyu munsi bimeze nk'imisozi. Uwiteka Imana icyama Uwiteka ndagusenyeye mu izina rya Yesu agasatura ijuru, iryo dene rikishyurwa. Icyama Uwiteka agasatura ijuru, ubwo burwayi ukabukira. Icyama Uwiteka agasatura ijuru, akabohora ibyawe biboshye. Icyama Uwiteka agasatura ijuru, ukabona urubyaro. Icyama Uwiteka agasatura ijuru, ukabona agaciro. Icyama Uwiteka agasatura ijuru, ukongera kubona umunezero, agahinda ko mu mutima kagashira. Yesu ashimwe. Uwiteka asatura ijuru, ibimeze nk'imisozi ku buzima bwawe mama, mwene data, mushiki wawe, birangiye. Mana ndakwinginze, ndagusabye icyama ugasatura ijuru ku buzima bw'uyu muntu udukurikiye. Wari umaze igihe mu bushomeri, wari umaze igihe ku gisasiro kwa muganga, wari umaze igihe agutegereje, wari umaze igihe ashaka urubyaro. Satura ijuru, imisozi itengukira imbere ye. Ubwo wakoraga ibiteye ubwoba ngo tutabyibwiraga, ngo imisozi yaramanutse itengukira imbere yawe. Bikore mwana, nk'uko umuriro w'inyari ujya ubasha guserura amazi, uko nguko nawe niko ujya ubasha kubikora. Hari uwo wazamurira ibyiringiro wari waratakaje ibyiringiro, hari uwo wakuzuza amahoro wari warabuze amahoro. Mu izina rya Yesu mbisabiye nizeye umuntu wese wari udukurikiye. Amen. Nari guhumugisha, Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Zaburi ya mbere.